Mana ishimwe. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 1:16 haravuga ngo kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese n'ubuntu bukurikira ubundi, kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Icyo Yesu agambiriye kuri twe, icyo Yesu adupangira, ibyo Yesu adutegurira, umugambi wa Yesu mbumvise neza. Mbere y'uko aduha inka, mbere y'uko aduha ihene, mbere y'uko aduha imodoka, mbere y'uko aduha amashanyarazi, mbere y'uko aduha ibindi byose, mbere y'uko aduha imyambaro, mbere y'uko aduha abagore, mbere y'uko aduha abagabo, aba afite icyifuzo cyo gufata ibimwuzuye akabidusukamo. Umuntu akaririmba ibyo Yesu yamusutsemo, umuntu akabwiriza ibyo Yesu yamusutsemo, umuntu agashumba ubushumba Yesu yamusutsemo, umuntu agasenga ibyo Yesu amusutsemo, umuntu agakoresha imbaraga Yesu amusutsemo, umuntu akagendera ku bushake Yesu amusutsemo, umuntu akagendera ku bushobozi ariko Yesu amusutsemo. Ndimo ndabaganiriza ngo data hari ibyo ashaka kudusuka, arabisuka he. Ingunzu zifite imyobo, inyoni zifite ibyari, asuke mu mwuka se, abe nkawe se, ufashe muri ture, ufashe umufuki, ufashe igaburo ryera, urabivanze. Ntabwo ibyo Yesu yabikora, ibyo bikora mwe. Yesu abantumyeho ngo ushaka gufata ku byuzuye Yesu yidahemwe ibimwuzuye. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu zaribakia ababaye icyaremwe gisha, ça signifie quoi? Abadashwemo akarande n'iki sirapura kora dossier agasukwamo ubuhamya bwiza, abadashwemo ubusambanyi. Dusomye Yohana 1:16 mu nyumvire y'Urwanda rw'Umwami. Ibimwuzuye nibyo yaduhayeho n'ubuntu bukurikira ubundi, ariko Mose we yazanye amategeko. Kuki batageze? Yabasutsemo amategeko, amategeko abatsinda mu butayu bose. Ariko twe Yesu ntabwo aradusukamo amategeko, aradusukamo ubuntu. Twe turi abashumba bagiriwe ubuntu, bayoborwa n'ubuntu. Yemwe baririmbyi, ntabwo urafata gukuramo inda no kuniga uruhinja ngo ubigerekeho indirimbo ngo nawe agerekeho imigisha. Ibyo ntabwo Yesu yabigerekeranye. Nudakuramo ibikuzuye uragumana ibyo, cyokora uzabiririmbana wera wera wera. Data yere kugira icyo amenaho, kandi icyo amenaho nicyo gituma tumenagura abadayimoni. Iyo atagize ikimenaho nawe ntugire icyo umena. Rata Nikodemu akaba afite amashuri, abadosiye afashe nyine yagize atya, yarambura iya mbere akaba yarametirije, yarambura iya kabiri ararera aja muri siyanse zimene. Nuko rero abaganirije Yesu. Yesu aramubwira ati nje kugira ngo byaguka kabiri. Nikodemu ati je ne comprends pas, je suis ami n'ibindi ntavuze. None nari mfite umutwe wanjye icyo gihe wari muto, nanyuze muri mama bigoranye, uransubiza muri mama. Wumvishe Nikodemu yazize iki? Ibimwuzuye. Yesu aravuga ati rero ntabyo ndasukaho, ndi kubona hari ibikuzuye. Ibyo bikuzuye biri kujugunya ibinyuzuye, vanamwe ibikuzuye ngusukemo ibinyuzuye. Nikodemu aranga aritahira. Igenda aravuga ati nabonye umwigisha we atutazi ubumenyamuntu, ati yambwiye ngo ndasubira muri mama. Nawe icyo uzize ibikuzuye, ufite ibintu bagupakiyemo. Ibyumba byose biruzuye, ahapakiye amategeko, ahapakiye amadini, ahapakiye ibyoso yize, ahapakiye ibiki, ahapakiye amoko,
ahapakiye kwikinisha, ahapakiye ibihato, ahapakiye abo wambuye, ahapakiye abo wibye, ahapakiye abo wayirukanye, ahapakiye abo wagambaniye, urapakiye. Mbega wowe umeze nk'iyambuka icyambu, ahubwo wagira ngo uvuye kudeduana. Ubu ukeneye Yesu akagupakurura. Hari ikintu Yesu atakinisha, ntiyagupakira mw'ibye. Upakiye mw'ibya so na mama wawe, upakiye mw'ibyo mama yakwigishije kera ngo ntuzazane umugeni wo muri bariya, none uri muri wera wera ngo kandi impano z'uwo mwuka uzitugabiremo. Ufite impano yo kwikinisha, ashyiraho n'iyo guhanura, byakora si bikwiye, byagutombokana. Mbese akamwe iki cyigisho kiravuga ngo yemwe abashaka ubuntu bw'Imana bukorera muri mwe, nimudahemo ibibarimo, maze mwakire ibiri muri Yesu. Ndakira ibiri muri Yesu. Cyo ngundira Pawulo yasutse ibiri murimo, yakira ibiri muri Yesu. Umwicanyi ari kumuvuga butumwa. Icyo ngundira Aburahamu yasutse imana zase, yakira Imana rurema. Ubu ni sekuru w'amahanga. Icyo ngundira Rusi yasutse Ubumowabukazi, yakira Ububetelehemu. Ubu ni nyirakuruza w'amahanga. Hari ikintu ngundira Mose we yasutse Ubufarawo, yakira Ubwisirayeli. N'ubu ni intwari ku rugamba. Hari ikintu ndi gukundira Danieli we yasutse ibiryo bikarangishije ibyo ntavuze, yakira ibishimbo n'amazi. Ubu ni intwari. Hari ikintu Imana itagereka ku ibyo bikurimo. Senga, wenda usenga iminsi 8, ugerekeho n'9, uza n'ikibagure, ukebe no ku murundi, ukebe no kuzuru, ukebe no mu gahanga, hazi igisebe k'icyumufunzo, usengere kizabonwa na kanyarira, uje mu Isirayeli wirinduke kumva ya Yesu. Ngibutse ko ababonye ko yazutse n'abamuhambye bose babonye imva. Ngibutse ko umunsi Yesu yavutse ariho Herode yahuye n'akaga yavutse, niho Herode yahuye n'akaga. Mbatangarije kumugaragara ko Yesu ari kubungana ibye agira ngo abasukemo, arimo arabungana amazi amara inyota. Icyakishije Umusamariyakazi yacishije bugufi, amazi yavomaga. Yesu agira ute amusukamo amazi y'ubugingo. Impamvu ndiho dekira pera fika de glorias yabone, sinjuriho ahubwo ni Kristo uriho. Bakristo bene data, bashumba, inshuti zanjye, bahanuzi, baposo, abapotre, abacidikoni n'abahanuzikazi, abapadiri, ndaganiriza abashehe n'abandi bose mukurikiye umurimo w'Imana. Nibi buzuye bitabavuyemo, Imana ntizasuka ibindi. Nimuvana ibishimwa mu bigabo, nimuvana ibishimwa mu bigabo, muzaba akanwa k'Imana. Ndasenga Imana kugira ngo umuntu wese wuzuye ibindi abidahe. Imana yenda gusukamo, yabantumyeho, yenda gusukamo imbaraga zikwambutse muri 23. Yakuntumyeho, yenda kugusukamo imbaraga zigwanya abakonikoni. Yakuntumyeho, yenda kugusukamo imbaraga zigwanya abarozikazi. Yakuntumyeho, yenda kugusukamo imbaraga zituma urambika ibiganza ku barwayi bagakira. Data yakuntumyeho, yenda kugusukamo ubutware butuma ikintu cyica ntikigira icyo kigutwara. Data yakuntumyeho, yenda kugusukamo urukundo rusimbura urwango, ukunde n'abo wanga. Data hari icyo yakuntumyeho. Afite ibyo ashaka kugusukamo, afite ibimuzuye ashaka kugusukamo, ariko yaje gusuka agasanga mwirari have indimu imwe yicaga ijerekani y'amata. Ibyo bivuze iki? Bivuze ngo Uwiteka Ezeki etrade tape kenemango ashaka kugusukamo ubuntu bwe. Reka ngusengere udaha ibikurimo, wakira ibyo Yesu agusutsemo. Daha ibyo bagusutsemo, akira ibyo Yesu agusutsemo. Daha ibyo abanyamadini bagusutsemo, wakira ibyo Yesu agusutsemo. Data wa twese uri mu ijuru, abantu banteze amatwi ni benshi, bafite ibyo babasutsemo
bitavuga Imana neza. Baguranire badahemo ibyo bibuzuye, ubasukemo ibikuzuye, maze babe nk'akanwa kawe. Mbyambaje nizeye izina ryawe Yesu, urakoze, amen. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Yari yakundumyeho kitagere ku buntu bwayo ku bintu bikurimo, ko nubidaha uraba nk'akanwa kawe. Nitwa Pastor Munezero. Wibuke gukanda aho hepfo kugira ngo n'ubutaha tuzagaruke, kuko Kristo arabishoboye. Ndagushimiye kubikoze. Kandi 7866892 hino ushiraho kode z'igihugu cyawe. Ubu mbonye tukaganira ibiruta ibyo mvuze, ko ngendera ku minota, ariko iyo tuganiye tunyuze hirya mu gikari tuvuga byinshi. Shalom, shalom, shalom.